Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe ukurikirana amakuru yo hirya no hino. Habiyakare Zakari wamenyekanye cyane nka Bishop Gafaranga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse n'umugore we Annette Murava wamenyekanye cyane mu ndirimbo zo guhimbaza Imana ndetse akaba yaranamenyekanye cyane kuri Murava na Gafaranga TV. Ubu ngubu rero aho RIB yagaragaje yuko Bishop Gafaranga yatawe muri yombi ariko ubu akaba yamaze kuburana ndetse akaba yamaze no gukatirwa iminsi 30. Bishop Gafaranga mbere y'uko akatirwa iyo minsi 30 ihwanye n'ukwezi yaregwaga yuko ashinjwa gufata ku ngufu umugore we Annette Murava. Rero Bishop Gafaranga uyu Habiyakare Zakari wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga harimo kubaka ingo mu biganiro agenda akora ndetse no mu gushimisha abantu. Umunsi wo kuburana habaye hihezwa rikomeye ku buryo abantu bose babaheje ndetse n'umugore mukuru wa Bishop Gafaranga nawe arahezwa. Habayeho umuhezo ukomeye cyane ku buryo n'abakameramani batandukanye batigeze babasha kuba bakinjiramo. Nyuma yo kuburana urwego rw'ibanze rubishinzwe rwa Nyamata rwamaze gufata umwanzuro y'uko uno Bishop Gafaranga agomba kuba afunzwe iminsi 30 ariyo ihwanye n'ukwezi. Wowe ukunda umuryango wa Bishop Gafaranga ndetse na Annette Murava ino couple yabo basengere kandi mukomeze mubaragize Imana kugira ngo turebe yuko yabasha kuva muri gereza akagabanyirizwa ibihano. Kandi nanone mubonereho kwigiraho mwebwe mwubatse ingo namwe mutarabasha kuba mwashinga ingo, mubonereho kugera ikirenge cyiza mu batubanjirije ariko mwirinda amafuti ndetse n'ibintu bitari byiza bikorerwa mu ngo, cyane cyane abashakanye umugabo n'umugore mubashe kubahana ndetse mubashe no kuba mwakumvikana kugira ngo mwirinde ndetse mubashe no kuba mwakuzuzanya mu buryo bugiye butandukanye. Guhaye ikaze wowe ukurikirana Akimana Harriet Official, kora subscribe ushyigikire umukobwa wanyu.